sasa turatangiye tuje kureba iki muri gahunda y'abana baradukure abana tugejeje abana dukorera Imana turaryano ndetse n'igejo hari ubwo dutangiranye njye mwumva n'igituma nakize mwese muri Kristo yatangiye yikebagura we n'amabuye n'iki ni muzima n'iki tumegiswe dejoni cyangwa se ngabo hari ubwato buza ubundi wikebaguraga yabubonye abana mwari mumeze mute ubwato hari uwavuyemo wawundi nawe wikebaguraga araza agize ate yatatse babandi bavuye mu bwato agiye kubagira iki aza giruka n'urubuye ahageze kumbe n'umusazi wari watatse abantu yabibeshyeho ni Yesu mwana w'Imana isumba byose uranshaka heke ndakwinginze ntumpane witwa nde what is your name Vision ingabo n'abadayimoni benshi uwita twakwinginze ntutwohereze muri abisi cyangwa kuzimu ahubwo reka twinjiye mu mugana w'ingurube swine gizo umuntu yarimo ingabo cyangwa se abadayimoni ntabwo aba ari muzima we baramunaze abashaka gukora badamiye abantu dore babandi bavuze ngo ni ingabo mwababonye nibyo bintu biri kumuvamo biriyo byagiyemo umuntu arasara ahubwo muraje murebe no mu ngurube dore uburyo zibaye yewe we zirasara abashumba zirabaza n'abasarano yewe we mugaruke muhagarare zarasaze sasa uraje urebe umuntu wasaze biriya bintu babi muri mico babi muhatiriza kujya gukora reba iyo ziri kujya mu nyanja zaguyemo uri kuri gospel Kinyarwanda mwana ry'Imana mwese muri Kristo Yesu kuri gospel Kinyarwanda ijambo ry'Imana bikoroheye learning God's word so effortlessly zangurube turike twari babagerageza kutugarura wapi ntabwo ziba ziri gutekereza neza vahangaha ngo mukonikoni we tureke reba na wa wundi wari uyikebagura agerageza no gutera abantu yahise aba neza va ahantu abo n'abashumba b'ingurube wakize ndagukurikira ujya hose reka nze tujyane itsubirire muhira maze uvuge iby'Imana yagukoreye abarezi mukomeze gutoza abantu by'inzira y'umwami wacu Yesu Kristo bazarinda basaza batayivamo maze uyu munsi ndetse n'ejo tuzagire ba Deborah tuzagire ba Esther ba Mary ba Peter ba Daniel ba Daniel n'abandi mu itorero rya Kristo indwanyi z'itorero rya Kristo nde wa wundi ibinyuru nibyo byari bimuboshye arabohotse uyu mwana ibivangu uwo mwana abohoye ababoho by'ukuri n'abakuru y'Imana cyangwa mwese muri Kristo Yesu aswe nawe gutaha bye bye.